Yesu ashimwe. Ndagusuhuje. Imana iguhe umugisha aho uri hose. Ufashe uyu mwanya ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Nkunda kubikubwira ko uba utarimo gukora ikintu uzicuza, uba urimo gukora ikintu kiticuzwa. Gufata umwanya ugatinda mu ijambo ry'Imana, ukamaramo umwanya ukarisoma ukaryumva, ushobora kumva nta gihinduka, ariko biba biri guhinduka mu buryo wowe utazi. Icyo nzi cyo ni ukomeza kuri iyo ritime, ubu uzabona impinduka ukibaza igihe zaziye. Ariko kandi nkunda no kugukundisha gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Nibwo buzima bw'abakristo, ntabwo tubyihererana ngo tubigumane. Iyo nasomye, iyo nafashijwe, iyo numvisha umwuka wera hari ibyo yigishe, ndavuga ngo hari ibyo umwuka wera wenda ari buze kuza kwigisha undi muntu, ngiye kubisangiza, nkayoboza umutima wanjye, nkayoboza umwuka wera. Ninde wundi nasangiza iri jambo ko numva rimfashije? Umwuka wera aguhuza n'umuntu umwe cyangwa babiri, iryo jambo ashaka kurikoreramo umurimo. Ntube igihombo, ubigerageze kandi ntubisuzugure. Nta zindi nyungu z'imirengera dukeneyemo no kugira ngo ubwami bw'Imana n'ijambo ry'Imana ryamamare nk'uko Yesu yabiduhaye nk'inshingano iruta izindi. Nguhaye ikaze muri iyi nyigisho. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Bibiliya ibivugaho iki. Mbese tugiye kurebera hamwe uburyo ki ijambo ry'Imana rikwiriye kuba igipimo cy'ubuzima bwacu, cyangwa se ariryo dukwiye gusuzumisha ibikorwa bya buri munsi dukora, twibaza buri gikorwa cyose turimo gukora ijambo ry'Imana rikivugaho iki. Kuko ijambo ry'Imana ntabwo ryagenewe gusa gukoreshwa mu buzima bwa gikristo, ibikorwa nko gutanga amaturo, icyacumi, kubabarira abandi, kuririmba, kubwiriza ngo birangiriraho. Oya, ijambo ry'Imana rigomba kujya muri buri nguni y'ubuzima bwacu bwose. Aho ngaho tuba dushaka guca ubuzima ijambo ry'Imana ritubuza, aricyo kugira imitima ibiri, kubaho hari ubuzima ufite bwo hanze y'urusengero n'ubwo ugira hanze y'urusengero. Ngeze mu rusengero nigize umuntu mwiza, nigize umuntu w'imico myiza, mbese nifashe neza, nitwaye neza, ariko ngeze hanze mpindutse indi wundi. Aribyo byita kwiyoberanya cyangwa se uburyarya. Imana ibyanga urunuka, yanga kwiyoberanya, yanga uburyarya, ishaka ko ubuzima bwacu busa aho twaba turi hose, habe mu rusengero, habe no hanze y'urusengero. Rero nkwiye kwibaza ngo iki gikorwa ngiye gukora, ese ngiye mu kazi, ese ndimo ndikorera, ese ndimo ndakora iki n'iki, ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Muri make ibyo nibyo tugiye kuvuga. Hanyuma ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 1 umurongo wa 8. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, cyangwa se mu yindi mvugo navuga ngo ibiri muri iyi Bibiliya, ibiri muri uru rwandiko Imana yatwandikiye, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Mbere na mbere hajemo kubihamya, hajemo kubyatura, hajemo kubisangiza abandi, hajemo kubihamiriza umwanzi uba urimo kugerageza ashaka kuguyobesha mu nzira mbi. Ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ntabwo biri buze kurangirira mu kanwa gusa, kuko nibirangirira ku kanwa gusa Imana nabyo ntibikunda, irabyanga rwose. Ntabwo ishaka akanwa kayishima ariko umutima utayishima. Iravuze ngo tubitekereze ku manywa na nijoro. Ntago ari ku manywa gusa, ahubwo na nijoro ibitekerezo byanjye ntago bigomba kuyoba ngo bincike bizerere hirya no hino. Oya, cyangwa biyobywe n'umwanzi, ahubwo nkwiriye kubitekerezaho amanywa nijoro. Bivuze ngo ibitekerezo byanjye ijambo ry'Imana ntiribyemerera kugira ahandi bijya atari muri ryo. Hanyuma ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Bivuze ngo kubitekerezaho bituma bishimangirwa, bituma bimera nk'ikashe mu mutima wanjye, mu bitekerezo byanjye, hanyuma bigatuma ngira imbaraga zo kubikurikiza. Bivuze ngo kubisoma gusa ntibihagije, nkwiriye gufata umwanya uhagije wo kugira ngo mbitekerezeho ndimo kubyuza. Ukuntu inyamaswa nk'ihene cyangwa inka
zirya hanyuma nyuma ukabona zirimo kuzunguza umunwa. Burya bavuga ko kuriya ziba ziri kuzunguza umunwa babyita kuza, cyangwa se kuri twe babyita ku meditation, cyangwa se kubyiyumvira, babyita kwiyumvira ijambo ry'Imana mu buzima bwa gikristo. Buriya ngo kuriya ibirimo kukuza ngo nibwo biba biryoshye kurutaho uko yabiriye, nibwo buriya ngo biba biryoheye. Rero natwe gutekereza ku ijambo ry'Imana no kuriha umwanya mu bitekerezo byacu rigatindamo, nibwo turushaho guhishurirwa Kristo. Naho ubundi kubisoma simbisubiremo rwose, ubwonko bwacu turenye mu buryo twibagirwa vuba rwose, wisanga wabyibagiwe. Ariko kubisubiramo, kongera ukabisubiramo, ukabitekerezaho, ni ihame ryo kugira ngo ibyanditswe byera bigwirire muri we kandi urusheho no kubifata mu mutwe, ariko kandi bigana ku ntambwe yo kubikurikiza. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hanyuma ijambo ry'Imana ubwaryo kurimaramo umwanya gutyo bizana guhirwa. Ntago guhirwa tubibarira mu byo utunze, mu byo ufite, mu byo wagezeho. Oya, guhirwa mbere na mbere tubibarira mu kuba umuntu yaratorewe ubukwe bw'umwana w'intama, mbese kuba umuntu afite urwandiko rumwinjiza mu bwami bw'Imana, kuba umuntu yarahawe ubugingo buhoraho, kuba turi abana b'Imana, niko guhirwa kutagereranywa n'ikindi kintu cyose. Nta mafaranga yabigura, nta mashuri umuntu yageraho runaka ngo umuntu abihabwe, kuko Yesu aba yarabivuze, aba yaravuze ngo umuntu niga akagera kuri PhD azabona ubugingo buhoraho. Kwiga ntago ari bibi, ariko wige uko indi mirimo, ariko uharanire gushaka icy'ingenzi kiruta ibindi, kuko ibyo ngibyo bizarangira bishireho. Hari aho bizagera bitagifite akamaro, ariko kwakira ubugingo buhoraho ntago bizigera bitakaza akamaro na rimwe, ahubwo twebwe tuzabaho iteka ryose. Hanyuma kubikurikiza, guhirwa, agace ka nyuma karavuga ngo ukabashishwa byose. Hari ibijya bikunanira, hari ibijya bikwizirikaho ukabona bikubujije imbaraga, mbese hari igitekerezo ukayiburira inzira. Ijambo ry'Imana ni igisubizo, nuribonera umwanya ukaritindamo uzabashishwa byose. Uzabashishwa gukora akazi kawe, uzabashishwa gukora imirimo ya gikristo, uzabashishwa kubaho ubuzima buhuye n'icyo ijambo ry'Imana ritegeka, uzabashishwa byose. Ijambo ry'Imana nirwo rufunguzo. Niba ndi mu kazi kanjye, nkwiriye kwibaza ngo ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Mbese ijambo ry'Imana nirivuga ko nkwiriye gukora ntakorera ku jisho, nkwiriye gukora nzi ko mfite shobuja mukuru, nkwiriye gukora nzi ko Imana ariyo indeba atari umusupervisor, ngo nkorere ku jisho, ngo niba amasaha, ngo niba iminota. Oya, ndi umukristo no mu kazi kanjye bikwiriye kuboneka, nkwiriye kwera imbuto. Ese ndimo ndacuruza, nkwiriye kubikora mu buryo bwizewe, nkwiriye gukoresha ibipimo bitabeshya. Nusoma mu bitabo by'amategeko ya Mose, mu bitabo bya Mose uzasanga gukoresha iminzani mibi, iminzani yiba, iminzani ikuraho ibiro, amagarama, Imana ibyanga, urunuka, kuriganya, kwiba, gukepuraho dukeya. Ntago ijambo ry'Imana ribyemera. Ibyo wari ubizi. Ubu n'umucuruzi hari ijambo ry'Imana rikureba. Niba hari akandi kazi ukora, uri umwarimu, ukora muri banki, uri umumotari, uri umushoferi, ijambo ry'Imana rigusaba kubikorana umutima umeze nk'aho urimo kubyikorera, mbese udahimana. Hari ikintu namenye ngira ngo namwe mbasangize, ino mirimo dukora yewe tukakira n'umushahara tugahembwa, Imana bitewe n'umutima tuyikorana. Hari ingororano ifite iyi mirimo, tuyikora nk'aho tuyikorera, tuyikora tumeze turimo turamya Imana, tuyikora naho umukoresha yaba atatureba, tukayikorana umurava n'umwete n'ubudahemuka. Imana hari ingororano izabiduhera, ariko n'ababikora nabi ntibazabura guhanwa rwose, kubera ko bakoze akazi bashinzwe, ntibagakorana umwete, babikora uko biboneye, bahimana, bacungana ku jisho. Ibyo ntibikwiye. Kora nk'uko wakora bakureba. Ese ubundi Imana ko ari ikureba no mu gihe bosi wawe atakureba? Hari igihe bosi aba adahari, ariko Imana yo ntago mutandukana. Buriya iyo urimo uvuga ngo ndimo gukwepa bosi, Imana yo wamuhagararanye, ibirimo ikureba, ibirimo yitegereza. Yo ntiyasomye ijambo ry'Imana, ntiyasomye ijambo ryanjye rivuga kuri aka kazi. Imana
ikakunenga, Imana ikabona ko ukeneye ibindi byo kwiga, Imana yo muba muri kumwe ntaho ujya uyihungira. Rero dukora ibyacu twibaza ngo ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ese Imana ibivugaho iki? Imana muri kumwe buri ntambwe yose, Imana muri kumwe, reka iki cyo nkikwibutse, Imana muri kumwe ntaho wayihisha. Ndagira ngo ibyo ngibyo ubizirikane. Umuntu wamwihisha, umuntu wamukwepa, bosi ntago hari, umukoresha yagiye muri misiyo, usigaye wenyine aho ukorera, ariko Imana murasigarana buriya. Ibyo wakora, ibyo wanyereza, Imana byose irabyitegereza. Ntago Imana ijya igira ikihishwa na gito, ngo ibyaremwe byose imbere yayo bimeze nk'ibyambaye ubusa. Bivuze ngo nawe bikureba, ijisho ryayo ngo rihuta kureba mu isi yose, itagizwe na kimwe ihishwa. Hanyuma reka mbasomere rya jambo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, Yozuwe igice cya mbere umurongo wa 8, haranditse ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, ujye usoma Bibiliya buri munsi, ntugakuremo amaso yawe, ntugakureyo ibitekerezo byawe, ujye uhozayo ibitekerezo, hanyuma ngo uyazirikane ku manywa na nijoro. Wumvise, uyazirikane ku manywa na nijoro. Haracyazamo kuyazirikana inshuro nyinshi, haracyazamo kuyazirikana ku manywa na nijoro. Hanyuma ngo ukurikize ibyanditswemo byose, ukurikize ibyanditswemo byose. Bivuze ngo ntago wakurikiza ibyanditswemo utabanje kubimenya. Intambwe ya mbere ni ukubimenya, ukabitekerezaho, ukihatira, ugasaba Imana kukubashisha kubikurikiza. Hanyuma ngo nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Bivuze ngo iki ngiki twese kiratureba, kubikurikiza ibyanditswemo, hanyuma tugahabwa n'isezerano. Uwubikurikije, uwubibayemo, ntago birangiriraho, ahubwo uwo muntu agira ishya n'ihirwe, ntagahomberwa rwose. Hanyuma Imana iguha umugisha, iguha imbaraga, igutera umwete wo kwamwa ijambo ryayo, uve mu kintu cyose kikurangaza, ukura amaso ahandi hantu, ukura amaso mu bindi bintu birangaza, kura amaso igihe watindaga kuri telefoni, igihe watindaga uscrollinga mu bintu bitanakungura mu mwuka, biraho bisanzwe, bishobora kuba atari nabiberega, ariko ari ikirangaza, ari ikintu umwanzi yateretse imbere yawe ngo akunyaga ijambo ry'Imana, kurisoma no kuritindamo. Reka dusenge. Urakoze Mana kongera kutwibutsa ko ijambo ry'Imana ari indorerwamo twireberamo, kandi utwibukije ko ijambo ryawe ari igipimo cy'ubuzima bwacu bwose, atari agace kamwe ko mu rusengero gusa. Ugize neza kutuganiriza, icyampa buri muntu wese, nanjye ndimo, turi muri iri jambo, uduhe kugenda nk'uko ubishaka koko. Tugende ibi muri iki gitabo cy'amategeko tubihamya, tubikurikiza, tubisangiza abandi, tubikunda, tubirutisha byose.